bari mu rukundo bararyoye n'isaka manager subscribe like share mwagira museka twe nuko ari mwiza n'ikindi cyane ubwo bajya bavuga ngo abakobwa b'i Kigali bazamura ndavuga rero niba agiye kunyambika fiance yo kukureka ndeka bikore ya bataramutwara tuzabaye bose bazahitamo bakakwaje ngo tuzabe igikongoro akunze umutako TV arakana bigeze kuvuga ngo urashaka kuzajya ubumba inkuru nzabikora nabikora ibaze ikora ku muntu mukundana kumva haranyerera reka ntabwo byava ariko ukoze mu bwanwa ya yego kandi njya ngusuhuza kuri Kimutako TV nizere ko umeze neza aho uri hose dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye twumva amakuru abagezweho tukasura izo nshuti ndetse n'abavandimwe amakuru tuba twumvishe twaza gusenya inkuta zanze gusenya ko tuzisenye twerekana ibyiza ibibi bikaya ku karubanda kugira ngo umutako nyine dutakwe ni byiza cyane murabizi twaganiriye n'umukobwa mwiza navuze ko ari mwiza kanongere ndivuge ari kumwe n'umuntu we mukanya muje kumenya uwo ari we yatubwiye byinshi bigiye bitandukanye n'umukobwa watanze ubutumwa bwinshi commentaires ziba nyinshi bamuvuzeho neza cyane ariko uwo munsi batubwiye ko tujya kumureba ngabana n'umugabo reka amakuru twaje gusanga atariyo twasanga atariyo ahubwo aminomera mbwa tuzamuhamagare uzongera mu rwo habonye tuganirira ubwashize twinjiye tumutunguye biza kuba bitagenda neza ariko twaje neza turicara nta bintu byo kuba ngo twavumbuye bari mu rukundo bararyoye n'isaka manager subscribe like share mwagira museka twe mwagira museka reka twemere bakunze Umutako TV nuko dutangiye amahoro y'Imana bane namwe kandi muhorana iteka ryose amahoro kana mu cyumweru twavuyemo ya yego hashizaga meze neza yameze neza kumwe na chérie ndi kumwe na fiance okay sorry mukuru oya nabi ati wana ko kwitama twereka abantu nta kibazo oya kozaho kamuyanyu mu managure nta kibazo nija ko managure ahubwo nabikore n'utanyanduza ese mwakojeje kangure mikoro bakunze Umutako TV dusura abantu bagiye batandukanye dutatswe n'ibyiza ndagira ngo chef ari wo bibyikorera muze kiss ubundi twayikaza mu kiganiro nta birenze bikore akomana barakundana cyane arisati hoya nakwanduza oya nakwanduza musaza umwaka mushya muhire so bwa mbere tubonanye turaziranye ahubwo ntago narinzi ko byagenze ahubwo uraje bitamubona ari wowe ubu nibwo ubonye amakuru nuko byagenze ubu ni fiance so turishimye kandi twishimiye ko mwaje kudusura hari hashize igihe numva amagambo ahwihwisa avuga ati wa mukobwa muzi w'icyamamare Alice bamutereye ivi tubona amafoto agiye atandukanye n'abantu badukurikiye murimo murayabona kuri screen zanyu bimeje bite byaje bite kwanza banze twibwira uwo ngiye banyita Jules ntago ndi muri showbiz cyane nka Alice nitwa Jules abantu benshi banzi mu izina rya Jules wamamaye maze ndatekereje amezi menshi ngo ndana na Alice ni ibintu twarahuye turahuza cyane and ndavuga nta mpamvu yo kutabyerekana mwambika impeta mu magambo make ugereranyije mwe mu mazi ngiye kingana ikiwe ndamukundana ayo mezi ashobora ari imyaka washyizemo amezi cyangwa n'amezi make nk'umwaka umwaka sujya umwaka bamukundiye iki Alice kugira ngo uvuge ati mu bakobwa benshi bari mu mujyi wa Kigali n'abandi ku isi yose ati kamukundo niki cyatumye mukunda too much sasa umureba reba nze rero nakunda seka uri kumva ukuntu nyitaho umutima agira umuntu ubaha abantu wicisha bugufi cyane I don't think buryo uhuye n'umuntu wawe urabimenya
so I think yuko twarahuye ndabimenya n'ibintu byinshi narondoga ni mwiza agira umutima yicisha bugufi aseka neza aransetsa ni Imana yabikoze mu magambo make and nibyo navuga muri ni byinshi mukunda ariko muri make nibyo ngibyo barakuzi ongera biyibutse Alice ongera biyibutse nawe tubwire icyatumye umwemerera ko yakwambika impeta umukundiye iki ko avuze ko ubwiza bwari bwamukuri ufite ubwiza ahagaragara n'imindere mutima ngo ufite ubwiza we mubwire okay nitwa Yise Amike twaraganiriye ubushize twavuze ku mufiyanse wanjye ntabwo mwamubonye ariko ubu ngubu turi kumwe yitwa Jire duhura nanjye narabimenye ko akazaba umuntu wanjye ko tugomba gukundana ko tugomba kumarana igihe kinini niyo mpamvu ntigeze nashidikanyaho anyambika fiyansaye kuko numvaga niwe wanjye yakwambitse fiyansaye hashize mukundana ni igiki wabonye kuri wewe kavuga ati n'umutepe nagashaka kuncika nanjye nimba yankunze yansabye urukundo nanjye kamwemerera nihuze nicyo nabonye wabonye kikagukuruka bati ngoza papa abana banjye Imana nibishaka nuko ari mwiza n'ikindi cyane ubwoba ko bajya bavuga ngo abakobwa b'i Kigali bazamura ndavuga rero niba agiye kunyambika fiyansaye kuko reka bikore bataramutwara byiza cyane kabisa ati nimba koko bamubwira ko abakobwa b'i Kigali bazamutwara ari mwiza nanjye nshaka kubona umutipe mugenzi wanjye nkabona kuko ari umutipe mwiza wakundwa n'abakobwa nanjye nabibonye mbona ari sawa ndanamuzi cyane hari n'ikintu wibagiwe nagira umutima mwiza vraiment yagira umutima mwiza cyane umutima mwiza kuko ari akanavura yankoreye na mukanya yankoreye bitamuga kabisa sima ngo tutaberanye Mama tutaberanye cyane umwana muzabyara ni umumetisi azaza umumetisi mwese mufite no mu kanwa heza ahubwo ikintu Alice adafite ni aranyangiye yaniraga isoni narabyangaga ko mfite inyinya nabonaga ari mbi ariko araninyura arambwa biri mu bintu nkundera so ndayerekana okay igitekerezo cyo kumwambika fiyansaye cyaje gitegrafre well igitekerezo cyo kumwambika fiyansaye ntabwo cyangoye cyane because ndi umuntu nyine ugira gahunda mu buzima and iyo ugeje imyaka runaka ukabona igihe kirageze nta mpamvu yo kumutegereza utekereza ngo ugumutegereza so naravuze as soon as duhuye nkabona ko muzi nkabona imico ye niko ateye nta kizambuza kumwereka yuko ndi serious kandi ngira ngo bituma n'umukobwa abona yuko uri serious bimwereka commitment ufite mu bintu so n'umutima nama wanjye ntago byangoye twarajyanye turagenda impeta turayigura yari ihenze nayitwereka ntago ari yayindi y'amake yayindi banditseho ngo za rove ngo n'iki yanditse bakoye irebe ebyiri dufite amakuru ko uri umusore ngo ufite amafaranga atari make cyane ntago ari make ko nta nubwo ari na menshi cyane birarenga ntabwo yaba arakurikiye amafaranga ntabwo yaba akurikiye amafaranga kuko akenshi niyo dutanze amafaranga urabona ko wakundi mujya mu bintu utanga amafaranga niba ushaka ko tudatanga menshi usanga ari wumbuza usanga ari wungarura usanga iyo ngiye kwepfusha ubusa ari wungarura ibyo nyine n'izindi mpamvu z'uko n'ikindi gihe twabaga twafatanyije wenda mu mafaranga byabaga ari ibitekerezo byanjye ntabwo ko ari ubwumvikane Alice abantu bavuga ko wenda wamukurikiye amafaranga ntabwo nawe namukurikiye amafaranga gute se icyo gihe nawe waba uri kwibeshya niba ntabwo wakurikira umuntu n'amafaranga kugeza aho wemera ko akwambika fiyansaye ariko niyo yaba ariyo nta kibazo cyangwa nuko harimo n'urukundo ikibi nuko haba harimo uburyarya ese hari uyanga sudari uyanga ikibi nuko haba harimo uburyarya
ikibi nuko haba harimo uburyarya nanone nanjye ntabwo najya gutetana na mayobo yo ku muhanda ngo nuko na oya wapi ntabwo byavamo ukurikira ubwiza ukurikire ni kuko hari ibizabatunga n'ibizabatunga abo muzabyara no ntabwo navuga ngo kofi cyangwa iki kuko umuntu ntabwo aza kugutereta kwereka amafaranga ngo mfite iki ngiki wowe umuhitamo kuko wamuhisemo and then ibindi ukagenda ubibona ubwahise mu gihe twakurikirana na Alice yavuze byinshi ndashaka ko wenda tubigaruramo yagiye akugarura cyane nubwo ntamubashije kuri byinshi bigiye bitandukanye uburyo ngo wagiye gutera ibi ku mazi Gisenyi tubwire uko byagenze ntabwo navuga ngo ni ibintu napanze ngo tuzatera ivi Gisenyi but byabaye ngombwa yuko tubikorera Gisenyi byanjemo turi Gisenyi so ngira amahirwe mbona ahantu bafite impeta nziza zari zihenze ariko zari nziza so ndavuga nta mpamvu yo gutegera impita mbikoreraho n'ubu iyo bibera hano i Kanombe bikanzamo icyo bikorera aho nyine byari bimaze iminsi bindimo ariko bitewe n'aho twari turi niho nahise mbikorera imbere ngenda gutyo mwe muri nk'abantu bangaye wenda muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 mwe muri nk'abantu bangaye cyangwa wari kumwe nawe wenyine yari nge I think yuko inshuti ze zarabitekereza ko bizaba but sibyo barabitekerezaga but uko abantu babona ukuntu muri serious ariko hari ngewe nawe no mu zicuruza nta wundi twari batatu na cameraman ya covid nta umwe actually ni wafashe kamera ntabwo twari turi gukora performance nese biriya ni ibintu umuntu biba bimurimo ntabwo agomba kubitegura ni ikintu kikuzamo ako kanya ukavuga iki kintu koko ngomba kugikorera umukunzi wanjye ntabwo ari ibintu rero njya gutegura kugira ngo njye kuzana abantu abantu baba babizi ko musanzwe mukundana nyuma yuko TV gahunda ni iyihe ari isezerano nk'uko Alice akweretse isi yose muri rusange hari benshi bamugendagaho hari benshi bamubonaga bakamwishimira nk'uriya musore ubona w'ibigango uri hara kuri kamera yashaka guhura uriya hari yashaka guhura nawe mu muhanda agahita amutereta ariko mugambye kubona ko yafashwe ugiye gukurikizaho iki kibwira isi yose muri rusange ndetse na famille zirimo ziratureba nibe bya bindi byo kwambika impeta gusa bikarangira ubu ngubu imiryango iraziranye inshuti ziraziranye I think yuko nibigenda neza uretse nko mu mwaka cyangwa munsi yawo kibazo mbona nategereza mbona byaba nkeje mu gitondo but ni vuba cyane mwita madame akanyita aribwo n'umugabo ni vuba cyane akajyamo gati kagira inka kagira umugore ndamukugiza bimbwira reka tworore twese ni wowe ubivuga ngaho kagira umugabo neke ndamukugiza wagira umugabo ndamukugiza we ndamukugiza impamvu ngo kagira inka twese se hari udo kuno korora na byose rekubizana mu naho Ikinyarwanda cyo kiguye ariko uwumva abayumvishije hari ikindi kintu gihari nshaka kunsobanurire ndetse n'ubundi wese uziranye na Alice cyangwa wari usanzwe umuzi hari ukuntu umuntu ahamagara Alice bigahita biba automatique ukitaba kandi nomero ari Alice iri banga mwakoresheje mwahuje nomero ku buryo wumva umutereta n'umuvugisha kuri cyo batazikanga ukuntu twitaba telefone duhamagaranye sibyo iyo muhamagaranye hoya ugahita uyitaba wowe ubundi rero uzi ukuntu byagenze se nkubwize ukuri mbivuga oya urabona mbere yuko nyine tuba fiançailles urumva nyine umuntu aba atarafata gahunda nzima nubwo biba bikiri mu nzira hakiri abasore benshi nanjye ubwanjye bwumva haba hari abakobwa so turavuga ngo kugira ngo tugendere kuri line imwe ntacyo azajya imishange ntacyo nzamuhisha so rero ugasanga akenshi nk'umuhungu amuhamagaye cyangwa umugabo arabanza akasa nk'ubimenyesha
kugira ngo hatabaho utwo tubazo ngo ni bande uvugisha ni bande mvugisha, so turavuga reka tuzatubyerekana nyine. Akaza rero niyo mpamvu hari igihe mwahamagaye n'abandi bahamagara akaba ari njye yitaba. So nanjye akenshi mvugisha abantu ababizi abaza abaribo no kugira ngo habeho transparency, sibyo ni byiza cyane. Abadukurikiye bumve ko urukundo rwabaje kuba urukundo nyarukundo apana rwa hiri. Nimba buri wese yitaba telefone y'undi urumva ko ari se barashimye. Narashimye umva cyane. Abari bakuzi bavana amahirwe mu isaho. Wenda bari bategereje cyane nawe hari ibyo nijeje ntago yari njye birangirira. ubwo yababeshye ubona Birangirira mwako kanya. Turakurikiye iyo urebye hano hanze noneho kareba abari bacu abakobwa bacu ugahita nawe wireba ubwawe uri umusore nyine ntabwo uraba umugabo nubwo urimo kubitegura. Kareba abasore hano hanze ko byifashe bahora bashyira ku katsi abakobwa ati nzakugira umugore undi ati nzakugira umugabo waje kubyigobotoramo umuti kugira ngo uvuge ati gahunda nanjye ni iyi ngiyi. nanjye nabihozemo urabona ko n'abahungu n'abakobwa bateretana nta muntu utabibamo, ariko hari igihe kigera ukumva birashaje, and iyo ugize amahirwe ugahura n'umukobwa muzima agufasha kubivamo n'umutima n'Imana. So njye nuko nabivuyemo, ntabwo ari ibintu napanze, twarahuye ndibuka arabimbwira arambwira ati mbona usa nk'umuntu uzambera umugabo. So nawe ndamubwira ngo wujuje hafi y'ibyo nsaba byose ku mukobwa. Duhera aho ngaho nyine dutangira kubivugaho ko tubivugaho kenshi ariko tubipanga tubona bibaye reality, so nuko byagenze. Ubu cya Kigali bajya gukunda kugendamo ntago nkizi, nta muntu utagenda mu Kigali. Ubu hari Kigali bajya gukunda kugendamo ntazi wowe ubu mu gihe muri kumwe cyangwa uteganya kuba umugabo uragikomezamo cyangwa urakivamo? Abenshi ndabavamo, abandi batarafata gahunda ni ukubagira inama yo kuba serious. Ngira ngo nawe niko bigenze, sibyo? Mu busanzwe nimba wenda uza kutwemera bwashize nawe mubajije nambwira ati uzamwibarize ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nabivuga ntabwo ribanga. Mba muri Amerika ubusanzwe, so nkora muri company ifasha abantu kuri internet mu bintu by'amamodoka, customer care yo kuri internet. So nicyo ibyo ngibyo akenshi n'imodoka, ariko hariho n'ibindi bintu, amamodoka, amazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ndi mu ba customer care babo. Byiza cyane. Numva ya mafaranga koko yari akwiye kurya umwana nk'uyu nguyu ari nayarye koko kabisa. Udafite umugabo umunyamafaranga arazwi muri Amerika, uzi kugurisha imodoka ajya kugurisha imodoka bakayivanaho nka miliyoni zigera mu 10. Bibaza amafaranga ati sheri jyana kuri banki nawe ugira isoni kujya kuba umumama. Nese ubu n'ubu byaro uzajya tujya kuvanamo ibere ngo urimo uronse umwe igira isoni. Igira isoni sayi umuryango se nayi imiryango yaba make yaba menshi ibyawe nibyo nibyo. Hari ikintu hano hanze tubona nk'ubu ngubu urabona ukuntu yambaye muri mu rugo, yego, ariko ni umusitari. Uzakira ubusitari bwe shaka kujya hanze ameze gutya kunyurana umukobwa mwiza wose kujya bamureba. Nayo twabiganiriyeho ngenda kukubaza ku bindi nyine kuri ibyo uzabyakira tubona agenda mu muhanda ameze gutya, dore ko kenshi na kenshi mama mutari kumwe. Nkeka ko iyo nka mbere byagendaga biba ikibazo, ariko ko utangiye kumenyana n'umuntu, umenya imico ye, umenya gahunda ze, umenya mu mutwe uko ameze, ibyari ikibazo ugenda usa nk'ubyoroshye cyangwa nk'ubyumva. Bibaho yuko amenya umukobwa mwiza, bibaho yuko bamureba, bibaho yuko yaca ahantu bakamureba, cyangwa se bikaba ibindi bibazo, but ndamwizera, nizera urukundo rwacu, nizera uko ameze, nizera mu mutwe, nizera ko azi guhitamo. So
ntago bimbangamira cyane, ntago kaburamo ariko si cyane, ntago bimbangamira cyane, ntago kaburamo ariko si cyane. Yavuze ko yatubwiye mu kiganiro ngo wamubujije kuba yakongera ngo gusubira muri biriya byo kwakitinga mu mavideo ari hano hanze, anadusezeranya ko atazabya ko warabimubujije. Biza ko iki kiganiro ntago urakira ko ufite umwanya mutoya. Simara kumva iyo nkuru tuguhaye ku byo yavuze biraneje kuko yabyemeje. Urumva ni ikintu twaganiriyeho kuko nagira ngo tubemo focus kuri famille nyine, tubemo focus ku bintu byacu kurushaho. So ndabimusaba, ngira amahirwe arabyemera, namwe ubwo murabimenye, ndamushimira kandi biranshimisha cyane. Urateganya kuzamushakira inaha mu Rwanda cyangwa uzamujyana mujye kubana muri Amerika? Tuzabaye hose ngo tuzabe igikongoro. akunze Umutako TV ati tuzabe igikongoro. Ari se ko cyumva Nani dukunda cyane cyane. Igikongoro reka ni aba bantu basigajwe inyuma n'abateka kandi dukunda kubumva, si kumva twagiyeyo rimwe byari byiza, ariko ntago mazi neza cyane, ntago tuhazi neza cyane, ni uhazi kumvisha. wahamenye wagiye? Narahasuraga kera kandi nyine barashimisha, kandi twe dukunda guseka cyane, dukunda kwishima. Muzamugenda mwishimane nabo mu babi ruhande buri kimwe cyose, tujye kubumbana inkono nabo. Kubera iki se? Byose n'ubushake, right? Byose n'ubushake. Icyo gitekerezo uracyumvishije? Uzajya igiko cyane pe, uzubakayo cyangwa igiko buriya ni ukubaka, ni ukubaka. Uri inzu si make, ni ukubaka nta gukodesha. inzu ni make, mpita nibaza uburyo nzayiga. Arekana bigeze kuvuga ngo urashaka kuzajya ubumba inkono. Nzabikora. Nabikora. Nise biragoye. Ikiri umwana ntabwo wafataga ibyondo ugatoba ukabumba ibintu. Niyo niko nanjye nari imeze. Ntabwo byananira. Yarafure wowe uzakora iki? Uzakomeza muri diri zawe zo kugurisha? Nzagurisha imodoka igikongoro. Ni byiza cyane. Cyaza nzifata dushyiremo aryo n'inkono. Dushyiremo inkono tuzizana i Kigali kuzigurisha. Umukoro umushinga wo kugurisha. Ariko ibyo bintu nibyo. Nta muntu no muri abigerageza. Iyi. Kandi uzi ibiryo byatekeye mu nkono biba biryoshye. Kera inoza inyama zo mukungo. Zo mukungo yego. Ibyo ikongo ni iki mu Kinyarwanda? Mukungo. Icyungo ni iki mu Kinyarwanda? Inkono y'ibumba. Bakabigiramo umusururu. Umusururu no wita ubushera. Umusururu shana ubundi awukumbuye. Ngaruka nzakoza. Uzawunzanire. Urabyemeye? Ari umusururu urasindisha. Apana udusindisha ubushera yawe. Ubushera ni udasindisha. Ikigage nicyo gisindisha. Ubushera ni bwa bundi nyine udasindisha. Umuntu aho umusururu. Umusururu nandi bashyizemo ikirungo nyine wanywa byinshi mu mutwe akazama. Ubwo ni ubushera. Ubushera ubushera. Nzamumuzana udahari. Oya mari. Ubwo se shyizemo ibisindisha kandi tutanywa inzoga. Kandi twarakijwe. Ariko nayo ntabwo ngo inzoga kuko n'umusira. Kubyoroshye none ubwo wayizana niyo naba nahari. Niyo naba nahari. Mu gahanga. Yamise nkureba mu gahanga. Ariko nayo sawa. Ubugeze kumbwira muri cya kiganiro cy'umukundira ibaze ukora ku muntu mukundana kumva haranyerera reka ntabwo byavamo. Ariko ukoze mu bwanwa. Yego. Turakomeje wenda dusatira wenda umusozo ko waje wihuta ari n'ibyo wari ugiye kujyamo. Turashoje rero, gira ubutumwa ushobora kugira ababyeyi banyu bagiye kubabona muri kino kiganiro. Hari ibyo mushobora kuba mwavuzeho bikabatungura, hari ibyo mwavuzeho basanga ari ibisanzwe. Ku ruhande rwawe rw'ababyeyi bawe nawe butumwa bababwira cyangwa n'ikindi wabisaba bitarabasa? Well, icyambere
ni ukukomeza kudushyigikira yaba ababyeyi yaba inshuti namwe n'Imana abantu bose muri make kugomba kudushyigikira kuko ni ibintu twagiye tubona yuko harimo Imana harimo umugisha harimo biri kugenda neza cyane kandi tubona abantu benshi babyumva Imana bakoreramo mvuga Imana kenshi uko nyijijwe so I think yuko icyo nshaka nuko baguma kubijya inyuma kandi ibyo batakunda bimwe tukabyigaho ubundi twicara tukabikemura sibyo kandi nibyanze tukabisokoza uko byogoshe mukabisokoza uko byogoshe uko waba uyogoshe yose ukasokoza ibyo nyine ubwo byo badakunze bakabyakira abandi ababyeyi baba baramutse bavuze Tarisa ntabwo dushaka kubana nawe wabasubiza gusa ubwo wabivuga ntago ntekereza ko ababyeyi bagukunda bagushakira ibyishimo bavuga ibintu nk'ibyo ariko ubwo babivuze I think yuko nageza kubibumvisha babyumva uko batabyumvije nyine twabisokoza uko byogoshe nyihereye agaterima ati twabisokoza uko byogoshe Arise ababyeyi bawe hari ibyo bakubujije kuri fiance wawe cyangwa ku mugabo wawe asaba umugabo kwera Imana inshallah wababwira iki hari n'ibyo babonye bitagenze neza sine gute baraziranye already barabizi baramwakiriye n'igisenyi nibyo twari twagiyemo barabizi baramwakiriye baramwishimiye njye nta kibazo mfite kuri ibyo barabyemeye yego ntabwo nakaberetse kansol mayijine izina rya Jiri kandi nanjye kari hano ku mutima ni byiza cyane reka tubipfurize kuzagira urugo rwiza kuzabyara abahungu n'abakobwa ariko basi reka mbabwire nibyo nangiye kuvuga muzamba bari invitation ya mbere izabe ngiye na cameraman bigomba kuba bihari z'imbere kuri muzamba z'imbere cyane pare zabe pare arabyemeye ko nzaba pare nta kintu bintwaye ikote nkaberwa nawe wowe ufite n'agashati keza kabisa tako dusazwe n'ibyiza kandi abantu bakomeze bakurikira umutako subscribe like share subscribe like and share and comment nibyo buri munsi urumva ko abantu tuba twatumiye n'abantu b'abanyabwenge hari umuntu usubirishamo gasabira mugoye hari umuntu avuze ngo King James nagaze ko ngo subscribe ngo niyo mpamvu baraza kumuza cyane niyo mpamvu ikubajije kubera inyinyuka tubivuga neza ese iyo umuntu bamufollowinze kuri Instagram hanyuma ukamuvana babyita mu Kinyarwanda ku mwana urabona mu Cyongereza tuvuga follow mu Kinyarwanda tuvuga ngo iki utamukurikirana umwana followingura umwana following urabivuze bya subscribe kwanga ibye ku mwana followingura umuntu akavuze ndaseka twebwe abacu rero biyongere kandi subscribe na like na share kugira ngo nyine dukomeze tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye garafara kana wenda reka dusoze ariko hari ikintu ngiye kukubwira wenda kinsubizeho narisaza kukimbwiraho ni byiza kwerekana ukuri yego cyangwa ni byiza Arise ni byiza kwerekana ukuri cyangwa ni byiza yego cyangwa oya icyo itamoto mvuge yego cyangwa oya yego cyangwa oya yego kubera cyari yego nuko ukuri ari kwiza kandi ukuri koroshya ibintu garafara kuri icyo ukuri ari kwiza ukuri ni kwiza kubera ko kurakubohora mu mutima kandi akenshi umuntu mubwije ukuri tujya tubivugana kenshi kubwizanya ukuri umuntu arabyakira kurushaho umuntu yazamenya ikintu nyuma cyangwa umuntu akamenya ko umubeshya birarakaza ariko kenshi umuntu mubwije ukuri ukamwumvisha arabyumva so ukuri kurabohora kandi kuzana amahoro hari impamvu nanembivuze gutyo wenda abadukurikiye batwihangane ko mbigaruyemo gakeya njya ngerageza kuba navumbura ibyihishe niyo mpamvu mvuga ngo byabikuta ngo bibitse n'ibibi n'ibyo twabishyira hanze hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngenda acishijwe ni umukozi w'Imana kandi ukamusanga nyuma kagakiza ke ibyo yakubwiye atari byo n'ibyo by'Abanyarwanda atari byo
ariko bakerekana bya bibarimo byabeshye n'abanyarwanda akababara aho ngaho nkatwe abanyamakuru dukwiye guterwa amabuye kuko twagaragaje ukuri ntabwo hakwiye guterwa amabuye. I think yuko iyo umuntu atumva neza ukuri harakubaza aho kugira ngo atere amabuye, sibyo? uvuga ati kuri bundi kuri washatse kumbwira ni ukuhe cyangwa ikinyoma nagaragaje ni ikihe? Umukristo wejejwe cyangwa umusilamu nyamusilamu yanywa inzoga? ntabwo yazinywa, ntabwo yakwiye. Umukristo nyamukristo oya ntabwo yazinywa. wajya mu rusengero ukajya mu nzoga? Oya. Ni ubutumwa twari dutanze, babyumvishije komantere niyo ngiyo byiza cyane. Turashoje, mugire icyo mumbwira ariko njye sinababaje, mugire icyo tubaze ikibazo. Aramvugira. Ndabaze nawe baze ikibazo kimwe. Mumaze igihe kingana igitekerezo cyo gushinga umutako cyaje ryari? hashize umwaka n'igice. Ese yari wowe n'uriya mugabo? Yari mwebwe mwembi? Umutako ngenda umukozi w'umutako. Kaza gusurwa n'abantu bakomeye. Baka ari byiza cyane. Byiza cyane. Baka ibyo mbajije ari byo. Ngenda umukozi ariko uburyo nkora bamfata nk'umwana mu rugo ibyabo bakabigira ibyanjye. Urumva ko ari byiza. Icyanyuma maratubona gute? Uburyo rero nababonye burya ngiye sinyanca ku ruhande, nanjye umugabo ndubatse maze imyaka myinshi, mfite umugore n'abana. Ikintu nabonyeho kuri Alice cyane ni umukobwa mwiza pe. Sinzi biri ku mutima we ariko wabitubwiyeho ko mumaranye igihe. Twaranaje turamutungura ariko aduheza hanze karatubwira ati karibu, ntabwo bayatugiriye. Ni byiza ariko ni umukobwa ubona uzavamo icyororo cyiza kandi muri couple nziza, kandi nawe buryo nkubona urabona uri umuntu wabayeho neza mu buzima, ntabwo wigeze unyura mu buzima bubi. Oya Gikongoro, buri wese nimba mufite imishinga myiza yo kuzagenda kuzamura bariya abashigaje nyuma y'amateka, urumva ko ni byiza cyane. Icyo gitekerezo ahubwo gikomeze cyubahwe. Ngenda babona neza, nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala azabafashe, natwe tubashyigikire, muzagire urwo rwiza, muzabyereho ngo nakobwa, ibindi byose bizaza nyuma inshallah. Alice nta kintu mbaza? Ikintu ashaka kubaza nituguhereza invitation utitaye ibihe uzaba urimo, utitaye ngo ndi muri ibi, invitation yacu uzayubaha ugaragare mu bukwe bwacu? Imana izabishoboze intize ubuzima, imeye kubaho ndi muzima ntarwaye, nzaba mare nzirengagiza buri kimwe cyose cyo kumutaka, ahubwo nzaba umuntu wa mbere, nubwo nzaba ndi pare garafure yabinyemereye, nzagereza gushaka undi munyamakuru uzansimbura, niwe uriya mugabo yambara ikote afilime, kandi buri kimwe cyose muzadusaba tuzagikora mu byuma by'umutako, muri kimwe cyose nta n'inote y'ijana nabishyire ku mutako. Munabishyire ku mutako ko buzatangira nuko buzasoza, nta n'icyatanu mbivugiye kuri mikoro z'umutako tuzabaka. Murakoze. Nibyo byonyine nijye nashaka kubaza. Afurika munyemerere dusoze, tuzahora tugaruka muri runo rugo, niba na ngombwa mudushaka mutari hano tuzaza twifatanye namwe, kandi nanone abantu badukurikiye mwifuza kuzasura ino famiye, ni kare bakomeze basangize benshi, batanga ubutumwa bwinshi butandukanye. Erega hari icyo bita isanamitima, gusana umutima w'umuntu, nk'uko ngo twazigana museka kavuga ibyo wamukundiye, akaza n'igiteye we bazagutura igikongoro, kubera ko muzakura ashikazwe mu mateka kugira ngo mujye mubasetsa namwe mu bombi inkono. Urumva ko ni byiza cyane, turabashimiye. Murakoze cyane kandi muzagaruke. Murakoze namwe. Yego, tubashimire namwe mwafashe umwanya wo gukurikira ikiganiro. Komanteri zanyu zibe nyinshi cyane, bazagende bazisome, haba ibyo mutishimiye, haba ibyo mwanenze. Ntawe unezeza rubanda, ndabizi ntawe unezeza rubanda, ariko ino famiye nibona komanteri itari nziza izayakire, ni ishuri nibona nziza zizaba nyinshi cyane muzazakire. Ntawe unezeza rubanda, ariko ngewe
amaraso ya Allah subhanahu wa ta'ala yabaragije. Nitwa Isaka Munage n'Umutako TV. Subscribe, like, share and comment. Ciao ciao.